Mwiriwe mwese abakunzi b'Imana TV, nari mbakumbuye kandi nifuza kugira ngo tuze gusangira amakuru ari kuvugwa muri aka kanya ka none. Iyi nkuru mbonye itumye mfata mikro, itumye mfata umwanya kugira ngo mbagezeho inkuru nziza. Burya Imana iratabara, kandi si kuvuga ko nta kintu na kimwe kitubaho muri ubu buzima Imana itabasha kuduheramo umugisha. Hari inkuru rero mwabonye y'umukobwa ikomeje gucicikana witwa Olga Akingeneye. Abenshi mwari musanzwe mumuzi cyangwa se harimo n'abatamuzi, ariko abantu batunguwe. Nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ibi byabaye cyangwa se n'ibyabaye, ariko ndagira ngo murabizi ko kuri Imana TV dutangaza amakuru y'ukuri, afite umwimerere, afite isoko yayo. Uyu mukobwa Akingeneye Olga mubona ufite ubumuga mu maso, uyu munsi bamwambitse impeta, aritegura gukora ubukwe. Biratangaje kuri bamwe, hari n'abashobora kumva ko ibyo bintu bidashoboka. Mu bitekerezo abantu bagiye batangaza bitandukanye, bagiye bavuga ngo ese uyu muhungu witwa Ndoba wemeye kumuterera ivi, wemeye ko barushinga, yabakurikiye iki? Cyane ko n'uyu mukobwa afite ubumuga bwo mu maso. Ngarutse rero kuri Akingeneye Olga, n'umwana w'umukobwa wavutse mu muryango mwiza, avuka afite inzozi nk'abandi bana, ariko atari yakaba umwana wondero utari wakamenya ibintu byose. Navuga ku myaka 3, yari afite imyaka 3, hanyuma afite imyaka 3 yarwaye malaria. Muri kirya gihe burya malaria yari indwara ikomeye cyane. Abenshi murayibuka abantu banywa ibinini bikomeye bigatuma bishimagura, ariko iyo malaria kirya gihe na n'ubu sinavuga ko idahari, n'ubu irahari. Ni malaria ishobora gutitiza umuntu. Hanyuma rero Akingeneye iwabo bicaye batetse ibishimbo. Murabizi ko icyo gihe abantu bicaraga, na nubwo biracyabaho, sindavuga ngo murabizi ko icyo gihe n'uyu munsi hari imiryango usanga abantu batetse bitewe n'ibihe by'imvura, bitewe n'ibihe by'imbeho, abantu bagakikiza imbabura. N'uyu mwana rero umuryango nk'ibisanzwe wari wavuye gupagasa, wagize gutya, wabonye ikintu ushira ku mbabura, barateka, barasabana, baranezerwa. Mu gihe rero bashizeho ibishimbo, umwana aratitira kubera ko yararwaye malaria. Mu gutitira rero, nk'umwana ukiri mutoya utashobora no kwirinda, yego n'umuntu mukuru byamubaho, abakubise umutwe muri bya bishimbo byari biri ku mbabura, biri gutogota bikomeye. Ahandi navuga ngo ni wa muriro ukomeye. Murabizi amazi y'ibishimbo barimo n'amamininwa. Uyu mwana w'umukobwa abagize gutya, ari umwana mutoya, uko yatitiraga abakubise umutwe mu mbabura. Ku myaka 3 yonyine, ku babyeyi be bavuga ko ari Imana yashatse kugira ngo abeho. Murabizi umwana w'imyaka 3 wakubise umutwe, nawe wakubise umutwe mu nkono y'ibishimbo cyangwa se musafira y'ibishimbo iri kwaka, ijya kwa kundi babyabize. Murabizi ko babyabitse umuriro. Ku babyeyi rero cyari igihombo, n'ababyeyi bavuga ko ntabwo bari bizeye ko ashobora kubaho. Batekereje ko birangiye, batekereje ko nta bindi ari kwitegura gushingura. Nyamara ku mugambi w'Imana ntabwo uyu mwana yari agiye gupfa, ahubwo yari agiye kuzakora ibintu nk'ibi ngibi muri kubona uyu munsi mwese mugatangarira. Imana yari igiye kuzamukoresha ibikomeye. Imana yari igiye kuzamwerekana nk'umukobwa udasanzwe kandi uzafasha benshi, uzahugura imitima ya benshi, uzomora imitima ya benshi, uzatanga icyizere ko nta hantu Imana itakura umuntu. kandi yaragiye kuzatanga icyizere nk'umuntu ufite ubumuga ariko basha kugera kuri byinshi nk'ibi ngibi murimo mubona mu mashusho, mu mafoto. Mu by'ukuri aya mafoto ntago ari amafoto mpimbano, ni amafoto y'ukuri. Nk'uko rero ku makuru namenye kuri Imana TV, ku makuru nagerageje gutohoza cyangwa se ku makuru nagerageje kumenya, uyu mwana ku myaka 3 akimara gushya yagiye mu bitaro. Ajya mu bitaro, bagerageza kumukora operation, ngira ngo murabibona ibikomere byinshi mu maso ye. Baragerageza amara indi myaka 3 yose aryamye ku gitanda.
ibi birumvikana neza ko ku myaka itandatu yagize indi myaka itatu, ubwo yari imaze kugira imyaka itandatu, amara imyaka itatu ari mu bitaro, yujuje imyaka itandatu ari mu bitaro. Hanyuma kubera ko ibitaro byari bimaze kubona ko nta bundi buryo, ntako batagerageje, ariko byibuze babona umwana ubwenge, ubwonko biri gukora, ku bitaro baba baramusezereye, umwana ataha gutyo, ariko agifite ibikomere byinshi mu maso, isura ye utayireba ngo uyimenye. Ku mwana wari ugifite rero ubwenge, byabaye ngombwa ko ahita ajya gutangizwa ishuri ku myaka itandatu. Birashoboka ko atigeze yiga gardienne, atangira primaire mu myaka itandatu. Hanyuma rero muri iyo myaka uko yajyaga yiga, cyangwa se akiri muri primary, ageze mu wa mbere, abandi bana bakamutinya. We ntiyarazi ibijya mbere, yagiraga ngo wenda n'ibindi, ntiyaragasobanukiwe uburemere bw'ubumuga afite, ntiyarazi ko bushobora kuzamutera akato, ntiyarazi ko bushobora gutuma abandi bana bamutinya. Ubwo nibwo yaratangiye kumenya ibibazo yahuye nabyo. We rero avuga ko igihe yari ari mu mwaka ubanza, ari umwana mutoya, nubwo atabiha agaciro, abandi bana bajyaga bamutinya, ariko murabizi ko umwana wese akunda gukina n'abandi bana, wagatangira gukunda abandi bana no kugira ngo akine nabo. Nyamara abandi bana siko babibonaga, ntabwo babibonaga nkawe, baramutinyaga, babonaga afite ibikomere byinshi mu maso, babonaga batameze nkabo, bigatuma bamutinya. Hanyuma nawe atangira kumva uburemere bw'indwara, cyangwa se uburemere bw'ibikomere yari afite mu maso he, nk'uko mugenda mubibona. Uyu mwana w'umukobwa rero ntabwo yigeze acika intege. Atangiye kwiga, Imana iramufasha, iramushoboza. Murabizi ko ari n'umukobwa ufite ubwenge, yiga amashuri abanza, ari abandi bana bagenda bamutinya, cyo koza harimo abamutinyukaga. Buhoro buhoro yiga, abagize gutya, aratsinda, ajya segonderi, nabwo akomeza kwiga, agenda ahura n'izo ngorane zitandukanye. Birumvikana ko ahantu hose yagiye anyura, mu mashuri, mu muhanda, muri karitsiye, mu baturanyi, abantu bose kubona isura ye nk'uko muyibona nyine barayitangariraga. Kuri we rero yageze igihe kinini cyo kwigunga, agira igihe kinini afite agahinda, ariko akomeza kwihangana, akomeza gushiramo akabaraga, akomeza kugira ibyiringiro bizima, akomeza kudacika intege. Nakomeje gutangira mbabwira ngo nibyo bitumye uyu munsi wa none tumuvugaho. Muri urwo rugendo rero yakomeje kwiga, yiga amashuri abanza nk'uko nabivuze, yiga na segonderi, arakomeza yiga muri kaminuza muri Mount Kenya, abasha no gutsinda ku manota meza, yiga itumanaho n'itangazamakuru, abyiga neza, arabisoza, asoza amashuri ya kaminuza. Ariko ibyo byose yabikoranaga imbaraga, icyizere, yumvaga we kuba afite iyo sura bitamutera ikibazo. Ibi byatumye ajyana ku mbuga nkoranyambaga, atangira gukora ibiganiro bitandukanye, atangira guhumuriza abantu bafite ubumuga, ababwira ko nabo ari abantu, ndetse anababwira ko nawe ibigeragezo yanyuzemo byari bikomeye, ariko akabahumuriza. Hanyuma yaje kugera no ku rundi rwego, aganiza ababyeyi, ababwira ngo mw'ababyeyi mwe, nyaboneka mwe mufite abana bafite ubumuga, nimugatume umwana areka ishuri. Murabizi ko uramutse ufite nk'uyu mwana, ku bantu benshi ntabwo bamujyana ku ishuri, ndetse hari n'ubwo umwana agera igihe akanga ishuri bitewe n'uko ameze mu maso, umubyeyi akabona ntacyo bitwaye. Ariko kuri uyu mwana w'umukobwa yafashe igihe cyiza, yafashe igihe cyo kwinjira mu biganiro bitandukanye, aganiza inshuti, aganiza abavandimwe, aganiza ababyeyi, atangira gutinyura abantu, ababwira ko umuntu ufite ubumuga mu maso atagakwiye kuba ashyirwa ku ruhande, atagakwiye kuba bamujugunya, batagakwiye kuba bamufungirana mu nzu. Ibyo rero nayo byatumye ashobora kwiga amashuri, ariga, arangiza kaminuza, arangiza segonderi. Uyu munsi akaba afite n'ubunararibonye mu bintu bya make up.
murabizi ko make-up ni ikintu abantu bakenera buri munsi, surtout nk'abafite ubukwe, abafite ibirori mu weekend no mu minsi itandukanye, byatumaga igihe ari kaminuza abasha kwiga yihangira n'imirimo. Akingeneye rero Olga abantu benshi mwamubonye kandi no mukobwa wabashije kugera kuri byinshi. Tujya tuvuga ngo umuntu ubuhamya bwigendera, ariko rwose ubu nibwo buhamya bwigendera. Harimo abatabyumva, nagiye mbona mu bitekerezo byabo bavuga ngo uyu musore akurikiye iki, bamwe bakavuga akurikiye amafaranga, ariko ntago ari amafaranga akurikiye. Uru ni urukundo, ahubwo wenda tubasabira umugisha, tubabwire ngo bazagira urugo rwiza, kubera ko ntago bitangaje muri iki gihe dusigaye tubona ingo nyinshi zitaramba, kandi nabo bitwa ngo ntago bafite nabo bitwa ngo ntago bafite ubumuga, nabo bajya batandukana. Nawe rero akoze urugo rukaba rutamuhira, ni ibisanzwe, ariko ntago ngiye kumutega iminsi, ahubwo reka tumwifurize kuzagira urugo rwiza, reka tumwifurize kuzagira ibihe byiza mu rugo rwe, reka tumwifurize kuzabona yakoze ibirori, abyina anezerewe, afite amarira y'ibyishimo. Turamwifuriza kuzabyara, turamwifuriza kuzaheka, kandi ndetse no gushingira no kuzagera ku buzukuru n'abuzukuruza. Imana yo mu ijuru izamufashemo, cyane cyane ko Akingeneye Olga ari urugero rwiza mu bana b'abakobwa bafite ubumuga bashoboye kwirwanaho no kwiteza imbere. Reka mbabwire ngo rero mugire ibihe byiza. Nitwa Fidèle Abimana, iyi ni Abimana TV, ndabakunda cyane.